marayika nawe n'Imana ngo ndinde ujye unyumvisha iby'Imana ngira inama udengera untegeke. Uko niko abakristo gatolika bavuga mu isengesho rya marayika murinzi. Hari nabo bagera bakavuga bati nawe marayika murinzi wanjye n'abazina batagatifu mundinde muri iri joro. Ni mu isengesho bavuga bagiye kuryama. Ariko se abo bamarayika barinzi biyambaza ni bande? Bagira amazina se? Babaho cyangwa ntago babaho? Ijambo abamarayika ry'ubwo ari ryo ryonyine ni ijambo ritari rishya mu mitekerereze n'amateka ya muntu, kuko igitabo cy'intangiriro ubwacyo kivuga kenshi abamarayika bigaragara ko bahozeho na kera cyane, nkaho baza gusura Aburahamu bakamubwira yuko agomba kubyara umuhungu. Mu gitabo cy'intangiriro guhera ku mutwe wa 18 kugeza ku wa 19 uhasanga inkuru y'abagabo batatu banyuze kwa Aburahamu bakanaganira ku mujyi wa Sodoma. Haranditse ngo Aburahamu yari yiyicariye imbere y'ihema rye mu gihe cy'icyokere ku manywa y'ihangu, ngo yubura amaso abona abagabo batatu bamuhagaze imbere. Ababonye avaho yari yicaye ku butaka, aravuga ati sobuja, niba ngize ubutoni mu maso yawe ntuce ku mugaragu wawe. Nuko baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabasubiza ati ari hariya mu ihema. Uhora ati nzagaruka iwawe undi mwaka iki gihe. Icyo gihe Sara umugore wawe azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Wabisanga mu ntangiriro umutwe wa 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 no ku wa 9 kugeza ku wa 10. Ariko ibi ntibitugaragariza igihe nyacyo abamarayika baba bararemewe cyangwa ngo byibuze tumenye abaribo. Gusa abahanga muri teolojiya nka Mutagatifu Augustine na Pierrecraft wanditse igitabo Angels and Demons bagaragaza ko muri bariya abagabo batatu hari harimo Gabriel na Raphael, uwa gatatu akaba atazwi neza, ariko bakavuga yuko ashobora kuba yari Mikayeli wari uje kureba ko Sodoma yarimburwa cyangwa ntirimburwe bitewe n'impamvu turaza kubona nyuma. Abandi bakavuga yuko ari marayika w'urupfu Azrael. Ese abo bose amazina yabazwi gute kandi baremwa nta muntu wari uhari? Ese aba bari abagabo cyangwa abagore cyangwa wenda byombi? Ese ni bangahe bafite umubare uzwi baremwe ryari kuzihe mpamvu? Ese nibo bamarayika barinzi tujya twumva? Reka uyu munsi tuganire kuba marayika na buri kimwe Bibiliya cyangwa ibindi bitabo bitagatifu nka Quran bitajya bivuga kuri ino ngingo. Ndifashishije ibitabo nka The Angels and Demons cyanditswe na Pierrecraft n'icyitwa Forbidden Book of Enoch. Hanyuma nanabihuze n'ibiri muri Bibiliya na Quran ndetse n'ubuhamya bwa bamwe muri filime mbarankuru zitandukanye. Kwibutse ko mu gutegura iki kiganiro nta dini na rimwe nabogamiyeho kandi sinari ngamije guhindura imyemerere yawe aho ikagera. Mu nama y'abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika bakoreye 30 yiswe Concile de 30 mu 1566 bize ku ngingo irebana n'iremwa ry'abamarayika, bemeza ko barema mu ishusho y'Imana ariko bitandukanye na muntu, bo bakaba bararemwe mu mwuka gusa cyangwa se roho, icyo twita spirit mu ndimi z'amahanga. Bitandukanye n'umuntu we, ibitabo bitagatifu bigaragaza ko yaremwe mu gitaka, Imana ikamuhuhamo umwuka. Ni mu ntangiriro umutwe wa 2 umurongo wa 7. Ariko se niba Imana yararemye abamarayika mu mwuka gusa, kuki ahantu henshi batubwira kuba marayika usanga babasanisha n'abantu bafite amababa? Ibi nibyo byateye Concile de 30 kongera guterana mu 1992 ngo basengure neza none hiremwa ry'abamarayika n'umunsi nyirizina. Aribwo bemeje ko abamarayika baremwe ku munsi wa mbere w'iremwa, nubwo nta hantu tubisanga yaba ari muri Bibiliya cyangwa Quran. Ariko mu ntangiriro umutwe wa 1 ku murongo wa 3 handitse ngo Imana iravuga iti habeho urumuri, urumuri rubaho. Ahariho bahera bavuga ko Imana ari urumuri ndetse ikaba yararemye abamarayika mu rumuri kuko yari mu ishusho yayo. Ibi bigashimangirwa na Papa Yohani Paul II mu ijambo mbwirwaruhame yagejeje ku bakristo b'isi yose ku ya 23 Kamena 1946 avuga ko abamarayika bahozeho kuva isi yaremwa. Ariko reka duse n'abava noneho mu byanditswe bitagatifu, noneho turebe ubundi abamarayika ni iki, bateye gute, banakora bate? In the Bible, angels are called malach or malachim in the plural. Muri Bibiliya ijambo angel rikoreshwa nka malach cyangwa malachim mu bwinshi. Ijambo malach mu byanditswe bitagatifu rivuga intumwa z'abantu, nko mu ntangiriro umutwe wa 32 umurongo wa 4. Nuko Yakobo yohereza intumwa kuri Esawu mukuru we, aho yari ari Seyiri mu mirambi ya Edom. Genesis 32:2. And Jacob went on his way, and the angels of God, Malachi Elohim. Ariko nanone malach bishobora kuvuga intumwa y'ijuru cyangwa y'Imana, nkuko mu ntangiriro umutwe wa 32 umurongo wa 2 handitse ngo Yakobo akomeza urugendo agira cyahura n'intumwa z'Imana, azibonye aravuga ati aha ni inkambi y'Imana. Celestial messengers. Ijambo angel mu cyongereza riva ku kigereki angelos, naryo rifite imvano mu Kiyahudi, byose bigasobanura intumwa yaba y'umuntu cyangwa se yo mu ijuru. Ariko akenshi nubwo tuvuga abamarayika muri rusange, hari ibiremwa by'abamarayika bitandukanye. Even though we often speak about angels in general, there are different angelic beings. We differentiate between choirs or hosts of angels and archangels. Ubundi ijambo abamarayika
rigaragaza inshingano za bino biremwa aho kugaragaza ibyo ari byo cyangwa se kamere yabyo. Ushaka kumenya icyo bakora washakira kuba marayika, kuko bizahita bigusigurira ko ari intumwa z'Imana mu bantu, ziyiramya zikanakora ugushaka kwayo. Mu gihe ushaka kumenya abaribo cyangwa se kamere yabo, uzasanga ari roho nzima cyangwa se baremye mu mwuka. Ari nayo mpamvu mu ivanjiri igihe Yesu bamubajije ngo umugore wari ufite abagabo 7 nagera mu ijoro azaba uwande, abasubiza ati nta mugabo cyangwa umugore ubayo, bose baba baramye Imana. Ufite impamvu yo kuba noneho wakibaza impamvu bagaragara rimwe ari nk'abagabo cyangwa abagore rimwe na rimwe. Ibi birashoboka cyane kuko kuba byonyine ari roho bemerewe kuba bafata isura y'umuntu, bakagaragara nk'aho ari abantu ariko bisesuye ikuzo mu rumuri rubengerana cyane, ndetse rimwe na rimwe bagafata umubiri nk'uwacu usanzwe, kuko umwana w'umuntu kuba byemera gutyo yaje mu isi afite umubiri nk'uwacu kandi nyamara yari roho nzima. Impamvu bakunze kubashushanya bafite amababa yo nta yindi nuko ari ikimenyetso cyo kujyana ubutumwa ndetse n'umuvuduko wabo no kuba mu myumvire ya benshi muri twe twumva ko ijuru riherereye mu kirere. Bityo abahanga muri pedagogy cyangwa se mu myigishirize bagaragaza ko mu rwego rwo kumvisha umunyeshuri wawe neza inyigisho biba byiza iyo uyisanishije n'ubumenyi yari asanzwe afite. Bityo rero guha abamarayika amababa ni mu rwego nanone rwo gutuma tubibonamo neza mu gihe dutekereza ko bava ejuru mu kirere bakatugeraho bagurutse. I mean, it seems like a very calming thing. When did you see your first one? From the time I was an infant. Uyu mugore yitwa Barinda. We yemeza ko buri umwe wese muri twe agira marayika murinzi. Aha yarabajijwe igihe yaboneye ubwe bwa mbere, asubiza ko yari akiri umwana muto cyane w'imyaka nk'ibiri cyangwa 2 n'igice, agatekereza ko bari bamwe mu bagize umuryango we, nyamara mu nyuma ngo bakaza kumuhishurira yuko ari abamarayika ndetse kagomba kubigira ibanga. Ntabwo ari we wenyine wemeza ko yaba yarabonye cyangwa kanahura n'abamarayika. Hari n'abandi benshi ndetse n'abatemera cyangwa se batari basanzwe ari abakristo, ariko bitewe n'ibitangaza byababayeho bakaba batasobanukirwa cyangwa se ngo basobanure uburyo byagenze, bakavuga bati ni marayika murinzi wahabaye. Muri cya gihe cy'amakuba kabije cyangwa ufite ubwoba ndengakamere, ibiremwa muntu byitangira ubuhamya ko bahura n'umugenzi utaboneka cyangwa se utagaragarira buri wese. Only my guardian angel could have saved me from such an accident as that. Rose Bienvenito we yivugira ko bahuye mu gihe cy'impanuka ikabije y'imodoka yashwanyaguritse bikabije nyamara akayirokoka. John Giger ni umuvumbuzi ndetse n'umwanditsi mpuzamahanga, international explorer and author, yakoze ubushakashatsi bwimbitse kuri ingingo y'abamarayika barinzi. Mu gitabo cye yise The Third Man Factor agaragazamo byinshi byerekeye iyi ngingo. Inkuru buri gihe ziba zijya gusa, aho usanga bari mu bibazo biyumvamo ko hari ikindi kiremwa hafi yabo. Muri ako kanya ntabwo baba bagifite, nta guhangayika, ahubwo bagahita bumva batekanye, bagatuza bakumva bafite amahoro. Ibi nibyo byabaye kuri Madame Stephanie Schwab, ni umushakashatsi mu bijyanye n'ibisigaраtongo ku ndiba z'inyanja bazwi nka divers. Ubwo yari ari gukora ubushakashatsi ku birwa bya Bahamas, yamanutse mu nyanja munsi cyane, ageze aho abura umugozi wari umuziritse yagombaga kuzamukira hasubira hejuru. Nahise ako kanya mbona ko ndi mu bibazo, umutima wanjye wateraga cyane ku buryo nabyumviraga mu matwi ntangira kurira. Nibwo bwa mbere ahari nari ndize mu munsi y'amazi. Hari hashize ibyumweru bike cyane umugabo wa Stephanie, Rob Palmer, nawe apfiriye mu mazi nk'uku, aho nawe yari ari mu bushakashatsi mu nyanja itukura. Stephanie nawe yaratangiye kwibaza niba atari utahiwe. Nibwo muri ako kanya yise yumva amagambo umugabo we yakundaga kumubwira ati, utekereze ko wabishobora cyangwa utanabishobora, byose ni kimwe buri mukuri. Ubwo nahise ndaranganya amaso ndeba hirya, nibwo nabonye igisa n'umugozi uzamuka, ndazamuka, nibwo nahise ngera ku bwato bwariho ikipe yanjye. Navuga ko mu by'ukuri mu buryo ntazi umugabo wanjye yambaye hafi. John Giger aradusobanurira niba atari ibitekerezo bidafite ishingiro bizwi nka hallucination, aho umuntu atekereza ikintu nyamara kitabayeho cyangwa kitanabaho. Isn't this just possibly an hallucination? No, I don't think it is a hallucination. Oya, sintekereza ko ari hallucination. Ntekereza ahubwo ko ibyo abantu bahura nabyo ari uburyo bufatika bwo kwirwanaho k'umubiri mu gihe cy'amatsa ngo babashe kuba barokoka. Biri mu murage wa Giger we yemeza ko mu gihe turi mu byago ubwonko bwa muntu bwumva bwa bwoba butewe n'icyo gihe turimo, ariko nanone bukagira ikindi gice cyiha amahoro n'umutuzo mu rwego rwo guhangana no guhangana n'ibyo byago ndetse no kubyakira. So the guardian angel is us. The guardian angel is us. John Giger akavuga cyo ko twita marayika murinzi ari twe ubwacu, nyuma y'igice kigaragara ari cyo mubiri ndetse n'umutima nama wacu wa kabiri
hakaba hari undi mutima wa gatatu cyangwa intekerezo zituzamo turi mu byago ngo tubashe kwitabara tuve muri ibyo byago. Nyamara ikiremwa muntu nticyumva amajwi gusa mu gihe nk'iki, kuko hari n'abagira ikimeze nk'ibonekerwa bakabona amashusho ya nyayo. Morty Hughes ni umubyeyi w'abahungu babiri, rimwe yabajyanye mu mikino ya ski kwidagadura mu rubura muri leta ya Colorado ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko kera kabaye urubura ruremereye rumanuka ku musozi n'umuyaga mwinshi rubaguho rurabatwikira, babyita avalanche. And I saw it just coming towards me. It's really fast and I couldn't do anything. Then I finally, my goggles ripped off. Then I had snow coming down my throat. I couldn't breathe for 15 seconds. Morty nawe ntibyamusize. For me, when I was hit by the snow and I immediately was turned inside out. Ati ngira urubura runkubita nisanze rwantwikiriye ndi mu mwijima ukabije. Ati nibwo natangiye kwibona turi ku kibuga cy'indege cya Denver, mbona umuhungu wanjye ari gukina asatira amapine y'indege yenda guhaguruka, nshaka kujya kumutabara ariko narwanye no kwegura umutwe mu rubura. 757, you know what I mean? And I can see it very clear. Nyamara John Giger we ntahamanya n'aba bose mu kwemeza yuko ari marayika murinzi. And they'll always say they heard a voice, but then ati hafi ya bose iyo nababazaga bansubizaga ko babumva amajwi, ntese ayo majwi abandi barayumva. Bati oya, byumvikana ko ari biba biri kuberamo imbere muri bo. Ibi ngibi natwe bita bidusigira urujijo, ukibaza niba mu by'ukuri wakemera ko abamarayika barinzi babaho cyangwa se batabaho. Ariko urugero rwa hafi reka turufatire mu Rwanda mu gihe cy'amabonekerwa ya Kibeho, aho abakobwa batatu bavuga ko babonekewe na Bikira Mariya, nyamara abandi bose bari bare hafi aho ntihagire n'umwe umubona. Byumvikana ko nibijoro ari wowe rikeneye guha ubutumwa, ubwo ni wowe wenyine, nta wundi ushobora kumenya ikiri kuba kire kubahaye ubuhamya nyuma. Ibi byateje impaka nyinshi cyane, ndetse bamwe bakajya basaba ibimenyetso bigaragaza ko amabonekerwa ari aya nyayo. Nibwo noneho abantu benshi bajyaga Ikibeho batangiye kujya babona ibitangaza mu zuba, bakabona ryahindutse umutuku, ubundi rikabyina, ubundi imvura ikagwa, nyamara hateraniye abantu ntibanyagire, n'ibindi byinshi cyane. Ariko bamwe bakavuga ko batabibonye, nyamara rubanda nyamwinshi barabibonye. Ibi nabyo abahanga muri teolojiya nka Mutagatifu Thomas d'Aquin, umuhanga wa Kiliziya, akabisobanura avuga ko mu gihe udafite ukwemera muri wowe ushidikanya ngo ntiwabasha kubona igitangaza na kimwe. N'abanyarwanda nabo baravuga ngo icyizere kirarema. Muri aba bose maze kukubwira haruguru ariko nta wahuye n'Imana ku giti cye. Reka noneho tujye ku gitabo cya Enoch. Uyu no muri Bibiliya bivugwa yuko yagendanye n'Imana, ndetse amaherezo ikaza kumwitwarira ikamukura ku isi adapfuye. Enoch walked with God after the birth of Methuselah 300 years. Amaze kubyara Metushalom, Enoch abahinda imyaka 300 abyara abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoch yabayeho ni imyaka 365. Hanyuma arabura, Imana yaramwitwariye kuko yagendanaga nayo. Uyu niwe muntu wenyine wadufasha kumva neza amabanga yayo amwe namwe nk'iremwa ry'abamarayika n'ibijyanye nabo byose. Mu gitabo The Forbidden Book of Angels cyanditswe na Enoch, kirizikanga kugishyira mu bigize Bibiliya, ndetse kikaza kuburirwa irengero mu kinyejana cya 2, ariko bakaza kuvumbura ibice byacyo muri Ethiopia nyuma na nyuma. Gifite chapitre 108. Hano havugwa mu bwoko bubiri bw'abamarayika, abamarayika b'urumuri n'ab'umwijima. Ariko ndakubwira b'urumuri gusa, ab'umwijima tuzabaganiraho mu kindi kiganiro. Ndetse iki gitabo bivuga yuko ari nacyo Peter Craft nigeze kumukubwira ngo nicyo yaba yarahereyeho yandika icyo yise Angels and Demons. Muri bino bitabo byombi bagaragaza ko Imana yaremye abamarayika mu mitwe 9 yose igiye ihagarariwe n'abakuru bayo, ari yizwi nka 9 cœurs d'ange, nayo ikabigabanyijemo 3 cyangwa ikabifite division 3. Mu kurema aba bose yaremye umwe wari ubakuriye bose witwa Lucifer. Yari mwiza nafite ubuhanga burenze ubw'abandi bose. Nyuma y'Imana n'umwana wayo niwe wakurikiragaho mu bubasha, ariko biza kumutera kwikuza, ashaka kureshya n'Imana, atangira kuyobya benshi mu bamarayika bayo. 1/3 cyose kiramukurikira. Nibwo yahise intambara mu ijuru yari karahabutaka, maze Lucifer n'abambari be birukanwa mu ijuru bajugunywa ku isi. Mu gitabo Angels and Demons, Craft asobanura ko nubwo nta hantu muri Bibiliya handitse iby'intambara yose uko yagenze, ngo yaba ariyo mpamvu Imana yahisire mu mwijima ikawutandukanya n'urumuri. Bivuze ko abamarayika b'umwijima bavumiwe ku isi, mu ijuru hasigara b'urumuri. Wareba mu ntangiriro umutwe wa 1 umurongo wa 4. Mu ijuru rwo hasigaye icyuho, marayika w'urumuri kurusha abandi agiye, dore ko Lucifer ubusanzwe bivuga ubwifitemo urumuri cyangwa urumuri rwo mu rukerera. Imana nibwo yaremye umuntu ngo nawe ase nayo, ndetse avaneho icyuho cya Lucifer, ariko ihitamo kumuremera Eden aho kumushyira mu ijuru, bitewe nuko yari akozwe mu butaka, imurema ku munsi wa 6. Nanone bigasobanura ya mvugo ngo umunsi umwe ku Mana ungana n'imyaka 1000 ku bantu, kuko nta kuntu intambara y'abamarayika n'ubukana yari ifite yaba yarabaye umunsi umwe gusa, ndetse nta n'ukuntu biri mu isanzure byose n'umuntu ku isi byaba byarakozwe mu minsi 7 gusa. Mu kimbo cya Lucifer
wari umuserafimu mukuru, hagumye icyuho kugeza ubwo Enoka atwawe n'Imana mu ijuru, akaba ari we uyobora abaserafimu, agahindurirwa izina akitwa Metatron. Byumvikana ko mu ijuru nk'uko nabikubwiye hari ubuyobozi bugenda burutanwa mu mitwe y'abamarayika uko ari 9, igenda irushanwa imbaraga cyangwa amapeti bitewe n'icyo bashinzwe. Ntabwo ari ukuririmbira Imana gusa nk'uko tubibona mu bitabo byinshi, abamarayika bafite n'izindi nshingano ku ruhande. Ariko Lucifer we yashoboraga kubikora byose mbere y'uko yamburwa ububasha, kuko yaririmbaga amajwi y'imitwe yose 9 y'abamarayika kandi akanabibura bose uko bangana, akanakora akazi k'abaserafimu ariko ko kurinda ijuru. Mu mitwe 9 y'abamarayika duhereye kuboroheje n'abitwa angels cyangwa se abamarayika basanzwe, ari nabo twita abamarayika barinzi. Aba bashinzwe kwita ku kiremwa muntu bakakiyobora inzira itunganye kandi bakakirinda. Buri muntu uvutse ahita ahabwa marayika murinzi kugeza avuye kuri ino si ya rurema. Bana ariko ntibashobora kujya mu mirimo isaba kurinda cyangwa se kurwanirira abantu benshi nka sosiyete cyangwa igihugu cyose, kuko nta mbaraga bafite zabibasha. Ntibanesha amashitani yazi y'inyoko muntu uretse kurwana n'ashaka gutera umuntu ku giti cye. Bakurikirwa n'abitwa archange cyangwa archangel, ariho habarizwa ba Michael, Gabriel ndetse na Raphael. Ariko turaza kubona ko bano batatu bose basumba kure runo rwego, nubwo mu ntambara zikomeye n'amashitani baza kurwanirira uyu mutwe ukaba uyobowe na Raphael, mu gihe abamarayika basanzwe bayobowe na Gabriel. Gabriel ashinzwe kugeza ubutumwa ku nyoko muntu muri rusange. Ni nawe wabwiye Mariya kazabyara umwana w'Imana, ndetse niwe wasobanuriraga umuhanuzi Daniel inzozi yarotaga. Gabriel kandi afatwa nk'ikiganza cy'ibumoso cy'Imana, yagaragaye mu ntambara yo kwirukana abantu banini ku isi bari barabyawe n'abamarayika bahananuwe ku isi bakabyarana n'abantu. Raphael wafatwa nka marayika w'abagenzi kuko ari we ubayobora ntibayobe, ndetse ngo yabari nawe washinzwe kuzirika Azazel, marayika wateye abandi kuryamana n'abantu bakabyara abantu banini cyane ku isi. Maze we n'abambari be Raphael ajya kubafungira mu cyobo kirekire mu butayu bwa Judayel, ari nacyo bavuga yuko cyaba cyarahindutse kuzimu, abifashijwemo n'umutwe ayobora archange. Aba kandi nubwo ibikorwa byabo bigirira akamaro imbaga nyamwinshi, bashobora no gufasha umuntu ku giti cye, ariko mu gihe igitekerezo cye cyagirira akamaro imbaga nyamwinshi. Ikindi Raphael azwiho nuko ari ukiza indwara abantu, haba iz'umubiri na roho, ndetse muri Bibiliya ngo niwe wabaga mu cyuzi cya Betesida agakiza abazaga kuryama ku nkombe zacyo, mu gihe amazi ya Betesida bakozeho bagakira, biri mu ivanjiri ntagatifu. Hejuru ya archange habarizwa bitwa les principautés cyangwa principalities. Kubona igisobanuro kino mitwe y'abamarayika mu Kinyarwanda biragoye, ariko mu nyandiko ya Paulo hari aho agerageza kubasobanura neza, nko mu rwandiko yandikiye Abanyefezi ku mutwe wa 1 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21, n'urwo yandikiye Abanyakolose ku mutwe wa 1 umurongo wa 16. Principauté ni umutwe w'abamarayika uyobowe n'uwitwa Haniel, bishatse kuvuga ibyishimo by'Imana. Uyu mutwe w'abamarayika ukaba ushinzwe kugenzura buri kimwe cyose kibarizwa kuri ino si dutuye, ndetse ni nabo bashinzwe kubungabunga ubumwe hagati y'ubwoko butandukanye bw'abantu ku isi, amadini anyuranye ndetse na sosiyete zitandukanye, bakabaha ubwumvikane, ubusabane, hanyuma bakabarinda umwiryane. Aba ndetse ni nabo bakuriye icyo twakwita nka division ya mbere. Haba angels cyangwa abamarayika basanzwe, archange na principauté bose bahora bareberera umuntu, ndetse byaba ngombwa bakamanuka ku isi gufasha umuntu. Ariko indi division ngiye kukubwira yahanini ibikorwa byayo byisumbuyeho, ari nayo mpamvu abamarayika bigize udashobora kubabona ku isi kenshi. Reka tujye ku cyo nakwita ipeti rya 4 ry'abamarayika. Muri division ya 2 n'abamarayika bitwa les puissances cyangwa powers. Aba bayoborwa na Kamael, bisobanura uburakari bw'Imana. Uyu ndetse bivuga ko ari nawe wari uyoboye abamarayika birukanye Adamu na Eva mu ngobyi ya Eden. Aba bakaba bashinzwe kurwanya no kwigezayo buri kimwe cyose cyatambamira abamarayika bo muri division ya mbere, kikababuza kuzuza inshingano zabo. Uretse ibyo, puissance ni nabo bashinzwe kurinda amarembo y'ijuru, bakamenya neza ko nta roho idatunganye yakwinjira mu ijuru. Hejuru yaba niho hahagaze Petero ku muryango w'ijuru n'imfunguzo, byumvikana ko afungurira abemerewe n'aba bamarayika gutambuka bonyine. Ndetse igitabo Angels and Demons kigaragaza ko aba ngaba ari bo nyuma y'Imana nyir'ubutagatifu, bafite mu nshingano zabo kurinda amategeko y'ijuru, kuko ari bo bacamanza batabera bakurikira rurema. Banakunze gushushanywa bafite umunzani, ikimenyetso cy'ubutabera. Hejuru yabo hari abitwa les vertus bayobowe na Michael. Ubundi Michael bisobanura umeze nk'Imana. Les vertus bakaba ari bo badufasha guhuza science na religion, kuko bashinzwe guhuza amahame y'ubumenyi karemano ndetse n'amahame y'imyemerere n'iyobokamana. Aba nibo bahagoboka mu gihe hakenewe nk'igitangaza, bagahagarika ukuri kwa science kugira ngo igitangaza kibe. Nibo bari nyuma y'isadukamo kabiri ry'inyanja itukura igihe Abisirayeli bahungaga Misiri. Aba kandi uretse ibyo bashobora kubona hari umuntu wigize ikigande kandi Imana imufiteho umugambi, bakaba bamuhindura ibitekerezo akagaruka mu nzira nzima. Mu gihe abamarayika basanzwe
cyangwa se abo twita abamarayika barinzi bakoze akazi kabo bakakarangiza. Urugero rwiza ni urwa Mutagatifu Augustine utaremeraga iby'Imana na gato, ariko nyuma akaza kuba umuhanga wa Kiliziya. Aba bombi bayobowe n'abitwa les dominions cyangwa dominions, ari nabo bakuru muri division cyangwa triade ya kabiri, bayobowe n'uwitwa Tzadkiel. Hari n'abamwita Sachiel, bivuga mu gihe burayi ubunyakuri bwa Nyagasani, ndetse niwe wabujije Aburahamu gutamba umwana we Isaka akamuha intama. Uyu kandi ni nawe mumarayika w'imbabazi, abazikeneye n'abazitanga niwe biyambaza. Mu gihe dominions muri rusange bashinzwe kuyobora abamarayika bose bo munsi yabo nk'uko izina ryabo ribivuga, administrators. Mu gihe indi mitwe y'abamarayika ishobora kugaragara ku isi yacu, aba byagorana cyane kuhababona, kuko nubwo ari bo bayoboye division cyangwa triade ebyiri zose zishinzwe ibijyanye n'isi n'ikiremwa muntu, ntibashobora gukandagira ku isi, ariko bafite ububasha buhambaye bitewe n'uko ari bo bofisiye bakuru mu ngabo zo mu ijuru. Ibi ngibi ariko nanone ntibikuraho ko ibijyanye n'urugamba byose, kurutegura no kururwana, buri gihe biba bihagarariwe na Mikaeli. Mu rwego rwa nyuma rw'abamarayika cyangwa division ya nyuma harimo abitwa les trônes cyangwa thrones. Ni abategetsi bayobowe na marayika Tzadkiel. Ibitabo bimwe na bimwe bimwita Jophiel, bishatse kuvuga ubumenyi bw'Imana, niwe ufasha abantu mu gihe bafite ibitekerezo bihambaye n'imishinga yo gushyira mu bikorwa, ndetse kanabafasha kuba babasha kuyisobanurira abandi. Byumvikana ko runo rwego rugizwe n'abamarayika b'abahanga cyane, ni nabo basobanurira abo hasi yabo ubumenyi bw'ubwami bw'ijuru, bakaba ari nabo bahishurira abantu amwe mu mayobera asobetse y'ijuru. Hejuru yaba hari abakerubi, banavugwa cyane muri Bibiliya. Akenshi ku bishushanyo uzababona bagaragara mu isura y'uduhinja, ariko bafite ububasha buhambaye cyane, dore ko ari bo bashinzwe kurinda igiti cy'ubumenyi cyo muri Edeni nyuma y'uko Adamu na Eva birukanyweyo. Abakerubi kandi nibo bamarayika bagaragiye Imana bayiri hafi cyane kuruta abandi bose. Niyo mpamvu ku bishushanyo uzasanga aho berekana Imana haba hazengurutswe n'uduhinja duto dufite amababa, ari nayo mpamvu mu Ivanjiri Yesu avuga ko abazinjira mu bwami bw'ijuru ari abafite imitima nk'iy'abana bato. Abakerubi bayobowe na marayika Haziel, mu gihe burayo bivuga ibanga rya Nyagasani. Uyu akaba ashinzwe kumva no kwandika buri kimwe cyose kivugirwa mu ijuru, ku buryo nta banga ryaho na rimwe rishobora kumucika, ndetse ngo yaba yarigeze guha Adamu na Eva igitabo cy'amabanga y'ijuru ubwo birukanwaga muri Edeni, mu rwego rwo gukomeza kumenya no kutibagirwa umuremyi wabo. Ariko ibi byashoboraga gutuma bamenya aho Edeni yari iherereye, bakaba bahagaruka. Haziel abonye igitabo kizateza ibibazo, aza kucyaka Adamu akijugunya mu nyanja. Imana ibimenye ibona itahana Haziel. Igitabo gisubiza Adamu, ndetse kigenda gihererekanwa mu muryango wa Isirayeli, ari nacyo nawe yifashishije ubumenyi burimo akubaka inkuge, ngo cyaba cyaranageze kuri Salomon igihe asaba ubuhanga akagihabwa. Ariyo mpamvu yarazi ubwenge cyane. Abakerubi kandi binagaragara ko ku bushyinguro bw'isezerano ry'Imana n'Abayisirayeli hariho ibibumbano byabo bibiri. Abaserafimu ni rwo rwego rukuru rw'abamarayika nk'uko igitabo cya Piracraft Angels and Demons kibigaragaza, ndetse aba bakaba kugeza ubu bayobowe na marayika Metatron nyuma y'uko Lucifer yirukanwe mu ijuru. Metatron busanzwe bisobanura ufite izina nk'irya sebuja, dore ko mu gihe burayo Metatron ni izina rihwanye na Shaddai, kandi Imana bayita El Shaddai. Ibi ariko ntibyagutungura kuko na Lucifer akiri mu ijuru izina rye ryavugaga ngo usa n'Imana, ndetse na Mikaeli nawe izina rye risobanura ngo umeze nk'Imana. Metatron kandi bigaragara ko ari ryo zina Enoki yahawe akigera mu ijuru, ndetse akanagororerwa kuyobora urwego rusumba izindi mu ijuru. Urwego rwa nyuma ari narwo rwego rwa 10 nigeze kukubwira, rubarirwamo Mikaeli, Gabriel na Raphael, ni urwitwa Archange Recteur cyangwa se abarchange b'abayobozi, bishatse kuvuga ko ipeti barusha abarchange basanzwe nuko bo bahawe kuyobora inzego zinyuranye z'abamarayika mu ijuru. Byumvikana ko ari abarchange bakuru, bose bakaba basaga 9. Nabakubwiye uko bangana n'imitwe bayobora. Uwo ntakubwiye ni uwitwa Uriel. Uyu ngo yakaba barirwa muri 7 bakomeye cyane mu ijuru. We akaba yarahawe kuyobora no kurinda ijuru no kuzima icyarimwe. Ubusanzwe izina rye rikaba rivuga ngo Imana ni rwo rumuri rwanjye. Akaba ari nawe uhagarariye ibinyarumuri binini nk'izuba. Menshi mu bahanga muri filosofiya na teolojiya bemeza ko inyuma y'irido y'ino si twe turebesha amaso hari indi si y'ibinyabubasha, abamarayika b'urumuri n'ab'umwijima bahora bahanganye mu ntambara z'urudaca mu kurwanira no kurwanya ikiremwa muntu. Nyamara twe tukaba twarabihishwe kubera ubwandu bw'icyaha. Wowe ubyemera ute?